reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu aho muherereye hose. Twizere ko mukomeje kugenda amumererwa neza, birumvikana ariko namwe biba bitagenze neza ano kwihangana. Tugiye rero kugaruka ku nkuru zitandukanye tubategurira tukanabagezaho umunsi ku munsi hano ku Ibendera TV. Turaza kugaruka ku muhanzi Mbonyi ku ikubitiro yavuze kubirebana n'umukobwa bivugwa ko yateye inda. Hanyuma kandi turaza kubabwira ko umushumba yasabiye ibihano bikomeye abajura abibye inzogera ayo mu rusengero. Ni ibintu byakomeje kugenda nabyo bivugwa hirya no hino mu nkuru zitandukanye. Hanyuma turaza gusoza tubabwira ko umuhanzi The Ben ufite umugore witwa Pamela bari mu byishimo byo kwibaruka umwana w'imfura yabo. Ngizi rero inkuru tugiye gusangira cyangwa se tugiye kugarukaho muri aka kanya. Gusa mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye, munyemerere tubanze dufate akanya gatoya tubashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri w'agaciro gakomeye kuri twe, turagushimira cyane kandi byimazeyo. Turashimira namwe mwakoze subscribe ku Ibendera TV, mwarakoze cyane guhitamo twebwe. Ni nako kandi tunasaba mwe mutarakora subscribe ku Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubategurira tukanabagezaho umunsi ku munsi hano ku Ibendera TV. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutambutsa igitekerezo cyanyu ku Ibendera TV. Nitwa na Kreti Ntirushwa hani ku Ibendera TV, ikaze. Ku ikubitiro cyangwa se ku nshuro ya mbere, umuhanzi Israel Mbonyi yakomoje cyangwa se yavuze kubirebana n'umukobwa bivugwa ko yaba yarateye inda. Ku mbuga nkoranyambaga hamaze iminsi hacicikana inkuru zitandukanye zivuga ko umuhanzi Israel Mbonyi wamenyekanye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana hano mu Rwanda yaba yarateye umukobwa inda rimwe na rimwe, ariko bikarangirira aho ngaho. Uyu munsi rero nta gushidikanya ko izi nkuru zageze kuri uyu muhanzi Mbonyi ari nawe uvugwaho ibingibi. Kuri uyu munsi mukuru wa Noheli rero, no kuvuga ku munsi w'ejo hashize tariki 25 Ukuboza muri uyu mwaka w'2024, mu gitaramo yakoreye kuri BK Arena i Kigali mu Rwanda. Ibi yabigarutseho ndetse aca impaka mu bantu zari zimaze igihe zivugwa. Birumvikana ko ibi byagiye bivugwa ndetse bikamara igihe kinini bicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Abigarukaho rero uyu umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda Israel Mbonyi yagaragaje ubunararibonye muri ibi ngibi avugwaho, maze avuga yuko ibi bivugwa ari ikinyoma ndetse abyamaganira kure. Akaba ari ibintu mu by'ukuri yamaze gushyiraho akadomo kugira ngo abantu babimenye. Reka atubabwire uburyo yabitangajemo. Umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda Israel Mbonyi yagaragaje ubunararibonye mu guhangana n'iki kibazo amaze iminsi avugwaho, dore ko yari amaze iminsi avugwa mu majwi bikavugwa yuko yaba yarateye umukobwa inda. Aha rero uyu muhanzi akaba yemeje ko ibi bitamuca intege mu rugendo rwe rw'imyaka 10 amaze mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda. Ibi yabitangaje nyuma y'igitaramo yakoze nk'uko twari tubibabwiye
igitaramo yise icyambu nimero ya gatatu cyabereye kuri BK Arena ku munsi w'ejo tariki ya 25 Ukuboza muri uyu mwaka 2024 cyanitabiriwe n'abantu benshi cyane. Mbere yuko igitaramo kiba ku mbuga nkoranyambaga hari havuzwe byinshi mu by'ukuri bigenda binagaruka kuri izi nkuru. Mu gusubiza ibi rero Mbonyi yagaragaje ko ibyo avugwaho ari ibihuha bidafite ishingiro kandi ko igihe kizabisobanura. Yavuze yuko ibi bivugwa kuri we atari ukuri, avuga yuko ari ibinyoma byambaye ubusa, avuga kandi ko we ibi bidateze kumuca intege. Yagize ati maze gukura si ibintu nk'ibyo by'abana byatuma mpagarika umutima. Nkunda Imana kandi nizeye ko igihe cyose gisobanura byose, igihe kizagera ibintu bisobanuke. Uyu muhanzi yashimangiye ko yishimira uburyo Imana ikomeje kumushyigikira ndetse ko ibitaramo bye bikomeje kugera ku rwego rwo hejuru. Yavuze ko nubwo afite abakunzi benshi akiyumva nk'umuhanzi ukizamuka kuko ahora ashyira imbaraga mu bikorwa bye. Aha rero yavuze ko yiyumva nk'umuhanzi ukizamuka ndetse ibi bikamuha umukoro wo guhora akora ibikomeye cyangwa se ashyira imbaraga nyinshi mu bikorwa bye kugira ngo abashe gukora icyashimisha abakunzi be. Mu mwaka w'2022 uyu muhanzi Israel Mbonyi yakoze igitaramo cya mbere cyiswe Icyambu, aba umuhanzi wa mbere w'umunyarwanda wujuje BK Arena. Akaba yarongeye gukora amateka mu mwaka w'2023 no mu mwaka w'2024 aho yataramiye abantu basaga ibihumbi 10, nabwo kandi ibitaramo bye bikitabirwa ku buryo bukomeye. Ngibi rero ibirimo kuvugwa, ngibi byo umuhanzi Israel Mbonyi yamaze gushyira ahagaragara bijyanye nuko abantu bari bamaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga babona cyangwa se bumva ibintu bitandukanye bivuga ko uyu muhanzi yaba yarateye umukobwa inda, nubwo amazina y'uyu mukobwa atigeze ashyirwa ahagaragara. Uyu muhanzi rero akaba yamaze gushyira akadomo ndetse agaca urujijo ku byavugwaga ko nyine yaba yarateye umukobwa inda, ibintu yamaze kuvuga ko ari igihuha cyambaye ubusa. Ibi rero yabigarutseho ku munsi w'ejo nk'uko twabivuzeho. Reka mu kanya gatoya anze nanone tugaruke ku nkuru y'umushumba wamaze gusabira ibihano bikomeye abajura abibye inzogera ayo mu kiliziya. Ntabwo byari bisanzwe ko ubundi twumva abajura bajya kwiba mu kiliziya, gusa ariko ibintu bikomeje kugenda bihinduka umunsi ku munsi. Abajura bibye inzogera ayo ku rusengero rw'idini ry'Abaluterini muri diyoseze ya Karagwe mu ntara ya Akagera muri Tanzania. Impamvu yo kwiba iyo nzogera ngo bikaba bishoboka ko ari igihe yinjiriye muri Tanzania mu mwaka w'1967 iturutse mu Budage, kandi ngo ifite uburemere bw'ibiro bisaga 70. n'inzogera mu by'ukuri idasanzwe, ibiro 70 byose. Abajura rero ngo bagakeka ko ikozwe mu mabuye y'agaciro ahenze cyane kuva ariya kera, nk'uko byasobanuwe na Musenyeri w'iryo dini Dr Benzoni Bagonza, umushumba w'iri torero. Inkuru y'ubujura bw'iyi nzogera yamenyekanye binyuze muri video yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana Musenyeri Dr Bagonza avuga ko bibabaje cyane kubona abantu biba kugeza no ku nzogera yo mu rusengero.
uyu mushumba yagize ati ni ibintu bibabaje kandi ni ibintu bitangaje kuba abajura basigaye batinyuka no kujya kwiba mu nzu y'Imana. Yagize ati nakiriye inkuru mbi ejo mu gitondo ko inzogera yacu ku urusengero rwa Ihebe yibwe ahantu hatuwe n'abantu basirimutse. Ese ubwo ni ugutera imbere cyangwa ni ugusubira inyuma? Ni inzogera yashyizweho kugira ngo izajye ihamagarira abantu harimo n'abajura kuza kwihana, none bayibye. Abatebya bo bakomeje kugenda bavuga yuko nyine muri abo bahamagaye n'abajura nyine bikarangira abaje bakayitwara. Gusa ariko ni ibintu bibabaje. Mu kiganiro rero uyu musenyeri yatanze kigaruka ku kwiba iyi nzogera, Dr Bagonza yagiranye n'ikinyamakuru Mwananchi cyo muri Tanzania yavuze ko urebye abo bajura bibye iyo nzogera abari abantu bize umugambi wabo neza, kuko ngo ubusanzwe yari inzogera imanitse ku munara muremure ifungishijwe zaburo zikomeye kandi ngo iremereye, kuko ngo yapimaga ibiro bisaga 70, ariko abo bajura ngo bakaba abaruriye muri uwo munara bakayifungura kugeza ubwo bayitwaye nta muntu ubyumvishe cyangwa se ngo ababone. Ku ntangiriro ngo byari byaketswe ko yibwe n'abantu bashaka kujya kuyigurisha mu byumba bishaje, ariko nyuma ngo haza andi makuru avuga ko yibwe n'abajura bakeka ko yaba ikozwe mu mabuye y'agaciro ahenze cyane bitewe n'uko ngo yakozwe kera. Musenyeri Dr Bagonza yagize ati kwiba inzogera yo mu rusengero bigaragaza ikintu cy'ubujura bukabije cyane cyamaze kwinjira muri sosiyete yacu. Mbese turiba amajwi mu matora, turiba mu bizamini, turiba umutungo wa leta. Nk'igihugu dukeneye kugira icyo dukora mu rwego rwo kugarukira Imana no kuyegera. Ibintu rero byakomeje kugenda abivugwa nabyo ibijyanye n'iyi nzogera. Reka mu kanya gatoya nze twerekeze mu yindi nkuru. Mu yindi nkuru twababwiye ko turi bugaruke ku nkuru irebana n'umuhanzi Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben. Uyu rero haravugwaho iki? Umuhanzi The Ben na Uwicyeza Pamela baherutse kwizihiza isabukuru y'umwaka barushinze. Bagaragaje ko ubu noneho bari mu myiteguro yo kwibaruka imfura yabo, nk'uko amashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga abyerekana. Ibyo ko uyu mugore yitegura kwibaruka byagaragaye mu mashusho yasangije abamukurikira ku rubuga rwa Instagram, ubwo yanabifurizaga Noheri nziza. Aya mashusho nayafashwe ubwo The Ben yafataga ay'indirimbo ye yise True Love yashyizweho umugore we yashyizwemo cyangwa se yashyizemo umugore we, ndetse ari nayo yitegura gushyira hanze mu gihe cya vuba. The Ben yasezeranye imbere y'amategeko na Uwicyeza Pamela kuwa 31 Ukwakira umwaka 2022. Ibirori byari bikurikiye ibyabaye mu Kwakira mu mwaka 2021 ubwo yamwambikaga impeta y'urukundo bakemeranya kubana akaramata. Nyuma y'ibi birori rero kuri uyu wa 15 Ukuboza 2023 nibwo The Ben yasabye akanakwa umugore we mbere y'uko bakora ubukwe kuwa 23 Ukuboza mu mwaka 2023 mu mwaka ushize. Uyu muryango wizihije rero ibi birori mu gihe The Ben akomeje imyiteguro
igitaramo ateganya gukorera muri BK Arena kuwa mbere Mutarama buri mwaka w'2025. Iki gitaramo yise The New Year Groove byitezwe ko azanamurika alubumu ye nshya, ikaba ya gatatu akoze kuva yatangira umuziki. Kugeza ubu amatike yo kwinjira muri iki gitaramo akomeje kugenda agurishwa hirya no hino. Nubwo ikibazo cy'icyo gitaramo abantu bavuga yuko gishobora kuzagenda gikomwa mu nkokora, kuko ngo abantu muri iyi minsi amikoro atameze neza, ariko harabavugwa yuko gishobora kuzitabirwa bitewe nuko The Ben ataheruka gukora igitaramo mu Rwanda. Abantu rero ngo bakaba abamukumbuye. Tuganye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubategurira tukanabagezaho. Turabashimira umusanzu wanyu, turabashimira uburyo mukora subscribe ku Ibendera TV, turabashimira uburyo mukomeza kugenda muduha ibitekerezo byanyu, kandi tunababwira yuko ibi ari byo bidutera imbaraga zo gukomeza kubategurira no kubagezaho amakuru atandukanye. Turabasaba ariko inkunga yo gukora subscribe ku Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye kugira ngo amakuru agere kuri bose mu byiciro byose. Niba wifuza gutanga igitekerezo cyawe ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira n'akamenyetso ko guteranya 250 79 1700 Iyi nimero yakira ubutumwa butandukanye, ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Ndabashimiye cyane kandi mbasezeyeho mbabwira ko inkuru ku Ibendera TV nakagaruka, ubwo kandi tunabifuriza gukomeza kugenda amwitegura kuzagira cyangwa se kuzasoza umwaka amahoro, tuninjira ano mu bundi amahoro. Ngayo nguko rero mugira amahoro n'amahirwe, mwirirweho muhaye muronke kandi Imana iba arinde.